Igikomeje kuvugwa ni iby'indege ngo yabonetse mu kirere cyo mu mujyi wa Goma, ariko se koko ni indege ya gisirikari ya Repubulika Demokarasi ya Congo yaje gusatira umujyi wa Goma uri Mei 23. Ibyiganiro bikuye mu Busuwisi se byaba ari ukuyobya burari, abandi ari kwitegura intambara ku buryo bukomeye. Muri Repubulika Demokarasi ya Congo hari byinshi nge nawe tugomba gusobanukirwa nona birimo kuberamo, ndetse bisa n'agatego gakomeye kari gutegwa Mei 23 kuyizenguruka impande zose, kuyirasa bayitunguye ndetse bakayivana mu birindiro zose irimo. Gusa ku ruhande rumwe bisa n'ibigoye, ku rundi ruhande rwa diplomasi nanone bikajya mu bundi buryo, ndetse bitangiye kugaragara neza cyane ko ibyiyemejwe byo kurangiza aya matati yo muri Congo bishobora kuzatanga umusaruro mu gihe Mei 23 izabihawe ibyisaba kandi nayo ikemera kubahiriza ibyisabwa. Nimiki rero tugiye kuganira muri aya mwanya. Muri uyu mwanya tugiye kugaruka kuri aya makuru akomeje kuvugwa butaka bwa Repubulika ya Congo. Tuhera kuri iyi ndege yavuzwe mu kirere cy'umujyi wa Goma, bikavuga ko ari ya gisirikare ya Fdlr. Yaje kwakora iki? Ni mu gihe Congo mufatanye n'ibindi bihugu bwo kubaka igisirikari gikomeye, bisa nkaho bari gutsubukubasha nk'abasa bashaka gusubukura intambara idasanzwe kuri Mei 23. Leta zimwe za Amerika zidaciye ku ruhande ziti olingate mu byanga cyangwa se muzemere, ariko leta ya Congo mugomba kurwanya Fdlr, mukayirimbura, mukayirangiza, mukayisenya nk'uko mwabyiyemeje mu masezerano ya Washington. Ni mu gihe amakuru yemeza neza cyane ibiri kubera ku butaka bw'igihugu cya Congo, harimo no kuvugwa ibijyanye n'umupango w'Ababiligi urimo kubakirwa cyane cyane Kisangani. Ari nabyo benshi bahera bakavuga bati ni iyi nkuru yo kuba Mei 23 bashaka kwitira mu mujyi wa Goma nta wayakana na ruhakani ruhari. Perezida Paul Kagame na Tshisekedi Chilombo bagiye guhurira muri Congo Brazzaville. Niki kigiye kubahuza? Guhura kwabo hari icyo kwaza kugaragaza cyangwa se icyo kwatanga mu bijyanye no kuvanaho ibyo batumvikanaho muri iyi minsi. Mbese ukaba umwanya mwiza kongera guhuza ibiganza, kongera kuganira ndetse no gushyira ku ruhande ibyabatandukanyaga. Turaje turebe bamwe muri aka kanya. Ni amakuru asesenguye, n'usesenguzi ndetse n'ubucukumbuzi tuba twimbitsemo ku makuru abarimo kuvugwa. Kutabana natwe no kunyegwa zigahera. Ikindi ariko kandi nanone mwibutse ko ukanda subscribe na like ayo bumwe mu buryo bwo kubaka uyu muryango kugira nawe uzabe mugari nkuko umuryango wacu mugari open update wavuyeho bitewe n'impamvu zitandukanye taduturutseho. Reka mbashimire ko muzemeye, hanyuma mbaye ikaze ndumugu wa Kamanzi uruhande tiyane ku musozo nk'ibisanzwe. Ngaye ikaze. Kaduhere kubiri kuvugwa ndani ku butaka bwa Repubulika ya Congo, ariko mu mujyi wa Goma hakomeje kuvugwa ibikorwa biremereye. Ku munsi w'ejo no havuzwe yuko Mei 23 ishobora kuba yatangiye kugotagotwa bikomeye cyane n'abarwanyi b'abazalendo ndetse na FARDC mu mugambi wo kwigarurira umujyi wa Goma. Ikindi kandi ukagaragaza ko ari bwo bushake bafite kuvana Mei 23 mu mujyi wa Goma. Yes, ibyo bwazo si ubwa mbere zagaragara mu bitekerezo bya Kinshasa. No mu bihe bishize barabivuze ko ikintu bifuza cya mbere ari uko umujyi wa Goma uva mu biganza bya Mei 23 ngasubira mu maboko ya FARDC, bakawugenzura, bakawukoreramo ibikorwa bisanzwe byabo, ubwo n'ubuyobozi bwabo nyine bwa leta ya Congo karibwo buza kugenzura umujyi wa Goma. Apana umutwe wa Mei 23 bavuga ko nyine ushyikiwe n'u Rwanda, batumva neza impamvu yawo, rimwe na rimwe ahubwo babona wikoma baba bawamagana bakamaganamo n'igihugu cy'u Rwanda bagishinja kugira ari kubira ku butaka bwa Congo n'u Rwanda rubihakana. Rero bagiye bapanga ibitero byagiye bikorwa na wazalendo, byagiye biba ari ibitero shuma byo kwataka ibice birimo Mei 23. Gahunda ari kuyivanamo kugeza ku rwego bivuzwe ko hari gahunda yo kuvana Mei 23 mu mujyi wa Goma. Ubwo rero uyu munsi icyavuzwe cyane cyazi ikomeje kuvugwa cyane ni ibyizi by'inkuru ivuga ku ndege yageze mu kirere cy'umujyi wa Goma. Twibaza ikibazo, ese iyi ndege koko yari ya FARDC, indege y'indwanyi? Reka tubanze turebe ngo mbese ubundi Congo iramutse igiye kohereza indege mu mujyi wa Goma yakoresha izihe nzira.
kugira ngo umuntu amenye neza koko iyi ndege yaje mu mujyi wa Goma ari indege iturutse ku rwa Congo. Amakuru ya mbere yabanje gutangazwa yavuze ko ari indege ya gisirikari yo mu bwoko bwa Sukhoi. Aya kabiri azahamya ko ari drones. Gusa bari muri Goma bavuga ko urusaku rw'indege bumvishe ari urusaku rusanzwe rw'indege nini apana indege ntoya. Ayo ni amakuru ari guturuka ku bantu ku giti cyabo. Gusa bose nta numwe uzi neza nyiri iyo ndege. Ibyo byo ni hame niko bari kuvuga ati indege ntiyabwiye ku kigo cy'indege cya Goma ngo bigaragare, nta nubwo yabwiye ku kigo cy'indege cya Gisenyi ngo tuvuge ko ari yo mu Rwanda, ariko indege yagaragaye iri mu kirere cya Goma wegereye umupaka w'igihugu cy'u Rwanda. Ndaje ibyo tubiganireho neza turebe icyari kuba cyavamo cyangwa se iki ibyo byose bihatse. Gusa tubanza twirebere ahantu bishoboka ko Fdlr yahagurukiriza indege ikaza kuyigeza mu mujyi wa Goma hingenzi cyane kurusha ahandi. Ni witekereza neza, aka ni agace ka Kisangani, ni mu ntara ya Chopo, umujyi wa Kisangani ukunze guturukamo indege n'ubundi za gisirikare za Fdlr by'umwihariko drones zo mu bwoko bwa Sechkane zagiye zigaba ibitero mu bice bya Kivu y'Amajyaruguru muri Masisi, Ruchuru ndetse na Walikale. Ahangaha rero bivuga yuko hashoboka guhagurukirwa indege za gisirikare. Kuva Kisangani uza mu mujyi wa Goma bisaba kubo bafata inzira y'ikirere bagaca guca hejuru ya Lubutu, bakaba bafata inzira igera muri Goma, cyangwa se bakazana indege ikagera Walikale. Ari nabyo wakunze gukora muri iyi minsi ho nabikubwiye ko ari ikingisa nk'iki cyakozwe, hari ibikoresho byazanwe kuri Kigoma airport, kigo cy'indege cya Walikale ari ya Kigoma. Hamaze kugwa indege inshuro nyinshi, gusa ku itariki 12 haguye indege wavuga ko ari nini kajugujugu iriya nini zo mu bwoko bwa Mir yarahageze, ndetse bivuga ko yavuye mu abasirikari n'ibikoresho bindi bya gisirikari. Abaturage babibonye batamenye neza ngo ni ibiti birimo. Gusa tukatuzi neza ko umujyi wa Walikale ugeze gupangirwa na bwana General Soko Kakolo Ivalise wawusuye, akavuga ko uyu mujyi ari umujyi w'amateka ugomba guherwaho kugira babore n'ibindi bice byose. Ni amagambo yavugiye muri uyu mujyi wa Walikale. Ni umuyobozi w'intara Kivu y'Amajyaruguru Konde rwa Kinshasa ukorera Ibeni wari wasuye umujyi wa Walikale, akavugirayo ayo magambo avuga ko iyi Walikale igomba kuzifashishwa cyane cyane mu guhangana n'umwanzi wabateye mu bindi bice byose. Hanyuma birashoboka cyane cyane ko indege yahaguruka Walikale igatera mu mujyi wa Goma. Gusa ngaha reka tubyumve kimwe. Muri Kigoma cyangwa se ku kigo cy'indege cya Kigoma airport muri Walikale biragoye hejuru ya 70% ko bahagurukira indege y'intambara nka Sukhoi. Impamvu ikibuga cy'indege cya Kigoma ni ikibuga cy'ibitaka, ntabwo ari ikibuga gikoze neza. Icya kabiri ni ikibuga utavuga ko ari na kinini cyane, kiri hafi y'amazi. Ibyo bwabyo si ikibazo cyo kuba indege yenda itahagurukira mu gihe baba babiteguye neza. Ahubwo ikindi nuko nta komandima y'ingabo zigwana mu kirere zikoresha izi ndege za gisirikari iri muri Walikale. Walikale hari amakipe 3 y'abasirikari, ariko nta komandima ya Air Force iri muri Walikale. Urugero, hari ingabo zigwanira ku butaka za Fdlr zo mu bwoko bw'aba Force de Tigre bazamwe muri Walikale bafite gahunda yo kujya gukumira igitero cya 23 cyategezwa ko cyava cyaturuka Mijenje na Mpeti yo gufata pinga bagakomereza muri Walikale. Akaba abasirikari basanzwe ba Fdlr n'abazarendo. Gusa amakuru amwe akanemeza yuko harimo n'ababirigi bafiteyo inzu hafi y'abasa bafite icyo twakita nka camps position bakorana na Fdlr hafi y'agace ka tuwe nimba uhibuka neza uva muri Walikale usa gufata umuhanda ujya muri Lubutu ugera muri Chopo. Hafi ya Oso hari inzira bafite inguni yabo, bafiteho position yabo. Aba rero icyo bakoraga cyane ko ari gukoresha uburyo bw'urinzi bw'ikirere bifashiza drone nkeya zibutanga amakuru. Bababirigi ni wa mugambi wo gukumira ko Congo yazongera gutakaza Walikale, na cyane ko ababirigi bari bafatanije n'abanyekanada bafite Alpha Mini muri karere, bafite ikigo gicukura mu y'agaciro muri kiriya cyerekezo kugira bacungire umutekano. Rero bageze ufatanye banazana ingabo zo gucunga umutekano, izo zibarizwa ngo muri Walikale. Ariko indege ya gisirikari nka Sukhoi wagurukira muri Walikale zaba bibaye nk'inzaduka. Amakuru menshi nuko izo ndege zagurukira Kisangani cyangwa se Kindu ho mu ntara ya Tanganyika ya Maniema munsi ya Tanganyika. Ariko impamvu Kindu itavugwaho cyane nukuba Kindu uyu munsi isa nkaho iri occupé ku bikorwa bitatu by'ingenzi. Cyambere ikoreshwa ho transport yagomba korerwa ku kigo cy'indege cya Goma,
ibihugu byo muri Asia ikorana na Congo, ikibuga cya Kindu nicyo cyo kugwaho indege ziva Tanzania, Burundi ndetse na Zambia. Hanyuma ikibuga cy'indege kandi cya Kindu kiriho kipeko kiriho indege za Angola nazo zaje mu mirwano ziparitseyo zo mu bwoko bwa Sukhoi. Ubwizo rero bishoka cyane cyane ko indege yatera umujyi wa Goma hejuru ya 70% by'amahirwe yahaguruka Kisangani. None ibyo byo vuga ikirere cya Goma cyagezwemo indege byavuzwe ryari? Tariki 15 ijya kurangira. Inkuru yongeye kuvugwa mu itangazamakuru cyane kigisa n'indege ya gisirikari ya Fdlr cyumvikanye mu kirere cy'umujyi wa Goma. Nta ruhande na rumwe rwa byigambye. Ari 23 natangazo basoye bavuga yuko binjiriwe mu kirere cyabo n'igisirikare cya leta ya Congo. Na leta ya Congo ubwayo nta kintu yavuze. Gusa abaturage bakavuga ko bumvisha indege. Ibisubwa mbere bivuzwe kuko no mu kwezi kwa mbere gushatira ukwa kabiri ibisa nk'ibingi byaravuzwe ko ari indege cyangwa ko yaturutse Kindu ikazamuka ikagera neza mu kirere cy'umujyi wa Goma. Icyakora nyuma gato twaje kubona indege ebyiri ziguruka mu kirere cya Goma. Iya mbere yagurutse ikajugujugu bivuga ko yarimo kugenzura ikirere cya Goma ibifashijwemo na M23 uvuga ngo yari ya M23. Indi ndege twabonye ni indege ya MONUSCO yazanye Viviane Van Pel wari umuyobozi wungirije wa MONUSCO na n'uyu musake umuyobozi wungirije wa MONUSCO. Nizo ndege zizwi mu kirere cy'umujyi wa Goma. Indi ndege yumvikanye ni drone yatikuye igoma ariko ikica umufaransa Bayifate. Indi ndege yavuzwe rero ni yageze mu kirere cya Goma, none bikavugwa ko wari mu mugambi ukomeye cyane wo guhagarika uburyo bw'imikorere muri uyu mujyi wa Goma. Ariko benshi baracyakomeje gushidikanya niba koko Fdlr yabikoreye nkana cyangwa se niba ari itangazo cyagweriza ya 23 yuko mu bice 23 igenzura Fdlr yageramo kandi kagira icyo ihakora. Izo rero dushingiye aho ngaho kugira ngo hirindwe ko amakuru yajyanwa ku cyangwa se kuriya uba nta ruhande rw'ibwa byemeza, nubwo abaturage babivuga ko bayumvishe indege ihuma cyane mu gihe bamwe batangaza ko ari drones. Amakuru arambuye reka tuze kuyakesa inzego zibishinzwe nizigira gutya zikashyira hanze, kuko ibingibi byabigaragaje neza ko Fdlr yabiri gutegura gutera igitero gikomeye cyane ku mujyi wa Goma nyuma kugerageza position zitandukanye ko nazikweretse ku munsi w'ejo aho bashaka kugota Goma yose ku butaka. Rero bazanye n'indege nka muri gusezera ya 23 kuko ubwo baba bashaka kwirasaho cyangwa se M23 yagiye kwigisha isomo Fdlr koresha zambaraga zabo za rutura kugira ngo iprotege umujyi wa Goma. Ibyo mbiba bishoboka. Reka nge nawe tubitegereze imisimbiriza bitubwira. Ibi byo rero ni bitureba nge nawe. Congo ngiye kubaka ikindi gisirikare. Kubera iki? Mu rwego rwo kongera ngo imbaraga ingabo zirwanira mu mazi za Repubulika ya Congo Fdlr Naval no gushimangira aho DRC ihagaze mu bijyanye n'ubwikorezi bwibera mu mazi muri Afrika hagati. Minisitiri w'intebe wungirije ushinzwe ingabo z'igihugu n'abahoze ari abarwanyi ni nyakubahwa Goma mu Kwita yitabiriye kwa gatatu tariki 15 Mata 2026 inama ya mbere rusange y'umuryango wa G7+ itsinda ry'inshuti z'ikigobe cya Guinea. Ni inama yabereye Paris iyobowe n'Ubufaransa na Gabon. Oya buretse kwita cyane cyane kuri iyo nama bari bayigize, aho gure bari bayiyoboye ni Abafaransa na Gabon. Hanyuma Gabon yiretse uri Ubufaransa, uhita utekerezaho Ubufaransa bahagaze kuri Repubulika Iharanira Congo, bakaze ku ruhande rwo kwa Congo yarwana. Icyo ni kimwe, ariko noneho ni mujyanye no kubaka ubushobozi bw'igisirikare cya Congo. Harya ni bande bari gutoreza ikisangani abasikari ba Congo n'Abafaransa. Iyi nama mpuzamahanga ihuza abaminisitiri batandukanye bashinzwe ingabo, umutekano w'amazi n'umutekano muri rusange baturutse mu bihugu za Afrika n'Iburayi kugira ngo bashimangire ufatanye hagati y'ibihugu zo mu kigobe cya Guinea mu kubungabunga ibidukikije byo mu mazi hagamijwe amahoro, ituze n'iterambere rirambye mu karere. Mu ijambo rye nagira ngo ibyo twitaho cyane, Minisitiri w'ingabo za Congo yatanze ibice bitatu by'ingenzi by'ubufatanye bishobora kongera imikorere myiza y'ubutumwa bw'umutekano by'umwe ku mutekano mu mazi. Anashimangira ko Repubulika ya Demokarasi ya Congo yiyemeje gushyira mu bikorwa intego z'amategeko ngengamyitwarire ya Yaounde, aho yagize ati kugira ngo habeho guhuriza hamwe umutungo no guhuza ibikorwa hagati ya leta. Repubulika ya Demokarasi ya Congo yo yegennye ibice bitatu by'ingenzi by'ubufatanye. Icya mbere ni ugushimangira ubufatanye bw'inzego binyuze mu gushyiraho umuhuzo uhora hagati ya DRC n'ubufatanye bwa G7.
bw'inshuti z'ikigobe cya Guinea kugira ngo tworohereze kwitabira ibikorwa, gusangira amakuru no gutanga inama. Icya kabiri, ubufasha mu bya tekinike n'inkunga mu mahugurwa kugira ngo twongere ubushobozi bw'igihugu no gushyigikira ishyirwaho ry'imiterere y'imbere mu bikorwa bya leta mu nyanja, igamije guhuza ibikorwa zose bihuza za minisiteri mu bijyanye n'inyanja. Icya gatatu, ni ubufasha mu bya tekinike kugira ngo akarere ka Kresmak gakomeze gakoreshwe kugira ngo habeho uburyo bwuzuye bw'ubufatanye nk'uko biteganywa n'amategeko ya Yaounde cyangwa se ishingiro ry'amategeko ya Yaounde. Muri Mvita yitabiriye inama, ni inama imara iminsi 2 yateguwe mu ziciro, inama zigamije gusuzuma imbogamizi z'urujya n'uruza rw'obera mu mazi muri utwo turere, gusesengura imbogamizi zikomeje ku mutekano w'amazi no kugaragaza ahantu hagomba gukorwa iby'ingenzi no kugena uburyo uyu muryango ushobora gushyigikira neza iterambere rya Yaounde ndetse no gukomeza uburyo bwayo bwo gukora mu gihe kizaza. Akazi kazarangira hagenzuwe igenamigambi rizaba ari iryo tangazo rya nyuma rigamije kuba urwego rw'ibikorwa bya 2026 mu nyungu z'imiterere ya Yaounde n'ibihugu byo mu nkombe z'inyanja bya Guinea. Ibyo kubivugaho no kubitekerezaho ubwabyo wakumva ari ibintu bireba umuryango ni nabyo, ariko Repubulika ya Congo imaze iminsi isa nkaho iri mu gikorwa cyo gukora amavugurura mu ngabo zabo zirwanira mu mazi, aho baguze ubwato bundi bushyashya budne buri gukoreshwa n'igisirikare cya Fdlr. Igitangaje kuri ibyo ngibyo ni uko ubwato bubiri bwahise buzanwa mu kiyaga cya Tanganyika, ubwato bumwe bari bwabugeneye kubijyana mu kiyaga cya Kivu ariko ntibafite control, ubundi bwato bukaba bwari bugenewe kuba hagati ya Congo Brazzaville na Congo Kinshasa, nyine muri y'amazi batandukanye. Aha rero hakibazwa icyo Congo ahubwo iri kungukira muri uyu muryango, niba ari nacyo abandi babona. Congo ngo ishaka kungukiramo kubona ubushobozi n'imbaraga byo gukoresha cyane cyane ku mazi yabo bangana n'iterabwoba ryaba rinyuze ku butaka, ryaba rinyuze mu kirere, rishaka kwataka igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ni bamwe mu kwitekereza cyangwa se kubibona gutya bakabona neza ko Congo icyo ishyize imbere, umutima ishyize imbere ni uwo guhangana n'ibikorwa biti by'iterabwoba ku gihugu cyabo. So wa mugani ibi ngiye ubwabyo biratangaje kandi bikomeje kugaragaza urwego noneho Repubulika ya Demokarasi ya Congo imaze kugeraho mu bijyanye no gusa nkaho ifatanya n'abandi, ariko yishimira cyane cyane ibikorwa byo guhangana n'uyirwanya. Ibyo tubiveho tugaruke kuri ibi ngibi. Ni Repubulika ya Congo mu masezerano ya Washington yiyemeje yuko igomba gusenya Fdlr mu gihe u Rwanda rwavuze ko rugomba kuvana ingamba z'ubwirinzi zarwo. Paul Kagame yigeze kwemeza mu minsi ishize ko izo ngamba z'ubwirinzi zishobora kugera no ku butaka bwa Congo muri metero 5, 10 cyangwa se 20, hanyuma no kureka hakaba ubufatanye bw'akarere. Ibyo ngibyo byaremejwe mu masezerano ya Washington. Gusa u Rwanda rwagiye rushinjwa kurenga kuri ayo mahame, urabizuka ko byanavuyemo ibihano byafatiwe igihugu cy'u Rwanda. Congo yo nta kintu yari yakabwiwe gikomeye cyane, gusa ubu Leta Zunze za Amerika yahagurukiye Congo. Madame Tamiki Bruce ni ambasaderi wa Leta Zunze za Amerika mu muryango w'abibumbye, yavuze amagambo akomeye asa n'ubwira Repubulika ya Congo ati Guverinoma ya Repubulika ya Congo igomba kubahiriza ibyo yiyemeje byo guhita isenya burundu Fdlr nibura mu bice igenzura, mu bice Congo igenzura. Ahangaha bamwe mu gusesengura basanzemo agatego. Madame Tamiki Bruce amagambo yavuze nuko igice gito kigenzurwa na Congo gishobora kuba kirimo Fdlr, ariko Congo igomba guhera isenya Fdlr. Mu gihe kindi gice bavuga ko M23 n'u Rwanda aribo bahagenzura. Misi yashize igeze kumvikana imvugo itutse mu banyamerika, none ivuga yuko Rwanda ngo rugomba kuba rwarashenye Fdlr rugatanga raporo. Ibyo u Rwanda rwavuze vuga ngo ibyo nagashinyaguro. Abo bafatanya barahari barazwi nkarangiza ngomwe kwita ku mpungenge z'umutekano zayo n'ingenzi niba dushaka guhagarika uruziga rw'ubwumvikane buke rukomeje guteza amakimbirane mu myaka myinshi ishize. Ni Tamiki Bruce. Ntidutinya gutekereza ku zindi ngamba abashyira mu kaga amahoro bagomba guhura nazo. Abagize amahoro bagomba gutegereza ko hari ingaruka zibageraho. Nk'umufatanyabikorwa rero wiyemeje guteza imbere umutekano n'iterambere mu karere k'ibiyaga bigari, abanyamerika bashaka kwibanda ku ntego ya nyuma ariyo kugera ku mahoro arambye
tuzakomeza gukurikiranira hafi uko ibintu bihagaze muri aka karere. Amagambo ya Tamike Bruce avuga kuri Congo igomba gusenya Fdlr, gusa ariko n'ubundi mu mvugo ye Bruce agasa naho avuga ko hari n'abashobora kuba bahaye barenga ku mahoro bakayangiza, bagomba gufatirwa ibihano. Amagambo nk'aya n'undi yavuzwe na Masad Boros avuga yuko bari kureba u Rwanda ngo rwabahemukiye, rwabatengushye mijyanye n'ishyirwa mu bikorwa y'amasezerano ya Washington, nabyo byavuyemo ibihano, ndetse we anemeza ko bari no mu mugambi wo gukomeza gutegura ibindi bihano ku gihugu cy'u Rwanda, icyo yise ibikoresho Amerika ifite byakoreshwa cyane mu guhangana n'igihugu cy'u Rwanda kirenga ku masezerano biyemeje ya Washington. Ibyo tusa nk'ababivugaho, ariko dushobora kwibaza ibibazo. Ese Congo buriya ibyo yasabwe byo gusenya Fdlr izabikora? Icyo ni ikibazo wakibaza. Gusa hari ikintu kimwe cyane bagomba gutekereza. Kuba Congo yakangwa gusenya Fdlr burundu ni ibintu bishoboka cyane. Binajyanye no ku Rwanda ruvuga ko Fdlr kuri ubu ngubu ishyizwe mu ngabo za Congo, nyine ngo kugeza amasirikari banarinde umutekano president. Biragoye cyane ko abo ngabo bapfa gusenywa. Gusa Congo ishobora kuvuga ko iri gusenya abantu ariko ntibasenye burundu. Kabiri, kuva bahindura Fdlr izina bakayikoresha ubwo barwanya u Rwanda, kuko Tshisekedi Tshilombo na Ndayishimiye bagaragaje ko bafitiye ishaza u Rwanda, kandi nyine urabizi neza ko atari no muri kano karere gusa n'abanyamerika iyo babonye iturufu bakoresha bararikoresha nyine. Urugero, umuntu barwana na Iran, uyu munsi no kurwana na Iran, abitwa abakurudist bigeze gufashwa na CIA, kandi umunsi babwufasha na CIA bwo kuba batera Iran ku ntambara yo ku butaka bakavana ubutegetsi bwa RGC. Bivuze ko na leta ya Congo rero ishobora kwifashisha iyi Fdlr bayihindura izina kugira kundi batera u Rwanda, kandi bisimbivuga cyangwa se ntibivugwa gutya muri ubwo busesenguzi, ahubwo no misi ishize byigeze kuvugwaho kari gahunda guhindura umutwe wa Fdlr bakawindira FCR. So byibuka aha. Hanyuma ikindi nuko Congo yarasa kuri Fdlr, maze nayo Fdlr igahita itera ishaka kuza mu Rwanda, ivuga yuko ishaka kuva gutaka bw'abandi batayishakaho iji wabo. Ibuka itangaza Fdlr irutse gusohora, yigeze kuvuga ngo ishaka ibiganiro byezuye hagati yabo na Kigali. Iyo benshi bakwitaga twenge bagaseka ngo genocide n'u Rwanda baganira bate. Ariko Fdlr yavuze ko niba u Rwanda utemeye ko baganira, Fdlr yo izatanisha manisheje ngizarwana. Nubwo bamwe bavuga ati biragoye cyane, warimo James Kabari bati nta nisamwe amara kutaka bw'u Rwanda, ariko Fdlr ngiziko ifite imbaraga zo gutera ikazajya mu gihugu cy'u Rwanda, yarabivuze. Aha rero twishoka cyane ko igikorwa cyo kurasa kuri Fdlr cyavamo bw'icyo gutangiza urugamba ku gihugu cy'u Rwanda kwa Fdlr. Wenda babizenyeho na Congo cyangwa se batanabiziranyeho, kwa uvuga ngo nyine nubundi byose ni ukuraswa n'ugupfa no gupfa, aho gupfira ku butaka bw'abandi n'ubundi bari kuturasa tugunjya ku butaka butari n'ubwacu, batubwa twatera mu Rwanda bakabiyahuye kuri RDF. Ubwo rero ikiraka yabikibonye mugani wa Mubaraka bagatangira guhatsa umuro kuri Fdlr, paka noneho ingunde ebyiri, hirya FARDC hino u Rwanda bagahita barangiza Fdlr. Ikindi gitekerezwa ariko ndetse kinatengeye kikomeye nuko umuhungu Habyarimana ubu ngo ari kwana na leta ya Congo, bishoboka ko yasaba Congo gutangiza intambara ku Rwanda nk'igisubizo ngo cyo gucyura Fdlr. Nibuka amagambo aherutse gutangazwa na Patrick Muyaya, ni minisitiri w'itumanaho wa Congo akaba n'umuvugizi wa Guverinoma. Yavuze yuko Fdlr ngo ni turufu y'ingengabitekerezo ya genocide y'u Rwanda ngishaje, na magambo Patrick Muyaya yakoresheje. Kabiri, avuga ko umuhungu Habyarimana adafite ibyaha by'u Rwanda rumushyiraho, ngo ahubwo we icyo azanye gusa ari yabyise ngo gutabara abaturage cyangwa se kuzanira ukubohorwa kw'abaturage. Bisa nawe yemeza yuko ari umugambi afitanye na Jean-Luc Habyarimana uko bagira nabi igihugu cy'u Rwanda, kandi iyo ngiso bwa mbere byumvishe nabo mu nzego z'u Rwanda bagiye babivugaho. Kuba rero basabwa gusenya Fdlr ariyo iyi connection ni conjunction y'impande eshatu, Fdlr umuhungu Habyarimana na Congo n'abandi ku ruhande, bishoboka cyane kuba byatinza cyangwa se bitagenda neza nk'uko bivugwa mu nyandiko ibyo gusenya Fdlr. Ibi rero bikaba ubwabyo byatera ikibazo cyo ku Fdlr itarangira. Dusoreje aha, Perezida Kagame na Perezida Tshisekedi Tshilombo bagiye guhurira muri Congo, ni Congo Brazzaville. Ni mu muhango w'irahira rya Perezida Denis Sassou Nguesso wongeye gutsindira kuyobora Repubulika ya Congo, aho abanyapolitiki batandukanye bitezwe kwakirwa i Brazzaville. Muri bo rero Perezida Paul Kagame yarangije kugerayo anakirwa neza,
hategezwe na Tshisekedi Chilombo. Benshi bacyumva ko abaperezida bombi bashobora guhurirayo, bibajijwe ngo mbese baricarana, baraganira, barasuhuzanya, ese bashobora gufata umwanya agafata akanya kugana ku bibazo byabo. Gusa ibyo muri politike byanashoboka. Ubundi muri politike nta mwanzu bamwe, niko abanyapolitike bavuga. Nta mwanzu muri politike, ahubwo harebwa ku nyungu. Kwaje bamaze igihe kinini hari ubwumvikane bukeya, nta cyatuma benda bitaba ngombwa ko bavanaho n'ibyo bapfa, nubwo amahirwe yabyo ari nka 0.001%. Ibyo biganiro bishoboka kubera Brazzaville, ubwo sinacyo kibajyanye bagiye umuhango kurahira kwa President Denis Sassou Nguesso. We yagaragaje ko afitanye umubano mwiza n'igihugu cy'u Rwanda, kandi n'u Rwanda nago garagaje ko afitanye umubano mwiza na Nguesso cyangwa se Congo Brazzaville. Gusa Tshisekedi Chilombo yumvaga Brazzaville yacana umubano n'igihugu cy'u Rwanda, kuko ni ibihugu bibiri, Congo Brazzaville na Kinshasa, bifitanye amateka, kandi ngo umwanzi wa Congo Kinshasa kure ko umwanzi wa Brazzaville. Gusa Nguesso kagaragaza neza ko kugenda muri umuhora cyangwa se muri ibyo byerekezo nta gisubizo kizima cyavamo n'ubundi, usibye gukomeza kwiyobariza umutima. Niyo mpamvu yahisemo gukomeza gukorana n'igihugu cy'u Rwanda kimwe na Congo Kinshasa n'abandi muri rusange. Reka dukomeze dutegereze amasaha ari imbere ibyahatse biri kuvugwa ku itaka bwa Repubulika Congo n'andi muri rusange. Ndabigenda bikugezaho uko bisohoka. Aho kubana natwe nicyo kintu cy'ingenzi cyane wakora, ukanze sabone cyangwa subscribe, nibyo tukubaka umurongo wacu kaba mugari nk'uko byari bisanzwe. Ndabashimiye muri inshuti nziza, mugubwe neza, amahoro abikuri mwebwe. Salam shalom.